Inkuru yacu y'uyu munsi dutangiranye n'umugabo w'umukire yari arimo gusangira na famiye ye, ubona ko rwose bishimye cyane. Famiye yabo yari yasohotse ahantu ndetse yahenze. Barakwereka muri ako kanya hari undi mugore winjiye ndetse ari kumwe n'umwana we, bari kugenda rwose bacuruza ibyo kurya ku muhanda, ubona ko rwose ari abantu bo nibura batishoboye. Gusa umugabo w'umukire hano uri kumwe n'umugore we yarababonye arikanga. Umugore warangije amubaza ati ariko se ko umuntu utameze neza kandi habaye iki wowe? Umugabo arangije amubwira ati rwose ntakibaye, nuko nukuri mba nibutse ibintu byinshi muri njyewe, mwumva rwose simeze neza. Ariko twe turabibonye ko umugabo impamvu yikanze ari uko abonye uriya mugore w'umukene. Ubwo barakwereka umugore uri hano yarakomeje aracuruza ibyo yacuruzaga, arangije agera no kuri wa mugore uri kumwe n'uyu mugabo bisohokeye, aramubaza ati mabuja mu by'ukuri hano dufite karoti nziza, sinzi niba watugurira pe. Ba bantu rwose bagenda bacuruza ku dutebo namwe murabazi. Umugore arangije avuga ati hano dufite karoti, dufite ibirayi, kandi mu by'ukuri turaza kukongeza nutugurira. Umugore hano arangije avuga ati oya rwose madamu, njye ntabwo ndi bubagurire pe, ibyo ngibyo ndabifite mu rugo iwanjye. Umugore uri hano arangije akora ku mugabo ngo amubaze niba we yabagurira nibura. Umugabo ahita yikanga arangije amubaza ati ariko se nkawe urambaza iki, ntabwo guhakaniye ko tutari bugure? Umugore uri hano arangije aravuga ati ye bishoboka bite kandi Gabriela? Hanyuma umugore w'uyu mugabo w'umukire arangije amubaza ati se kandi uyu muntu akuze ute, mwamuziranye he? Umugabo arangije aravuga ati yewe abangaba ni wamfunguriye, ubu ngubu bari gusabiriza amafaranga, reka nyamuhendebe ko yatuva mu maso. Barakwereka umugabo uri hano yahise aho umugore amafaranga. Umugore warangije amubaza ati ariko se umuhaye amafaranga yarayakubajije kari kwicururiza ibintu byo yakubwiye ko ari wamfunguriye? Ubwo umugabo uri hano yahise abafatira abasohora vuba vuba, kandi abasohora nabi cyane. N'abandi bantu bari bari aho ngaho muri resitora barumiwe, babonye ibyo uyu mugabo ari gukora rwose babona nta mutima urimo. Umugabo uri hano yabasohoye nabi ndetse n'ibyo bari bafite birangirika. Arangije abwira umugore uri hano ati ariko se wa mugore ugira ubwenge, kabiri kangahe imwihanangiriza kugera ahantu uri, kandi narakubwiye ngo uzanyicira ubuzima. Umugore arangije avuga ati ariko se urumva ahantu hose nzajya ninya kuhagera nkeka ko waba uhari? Ubu se narinzi ko ndibuhagusange? Ntabwo rwose narinzi ko ndibuhagusange, umbabarire kandi ntubifate nkaho njye nashatse kukwangiriza ubuzima. Nicyo mba ndi gukura, mba ndi gushaka uko umwana wanjye yabaho, ariko wowe uba uri aho ngaho gusa nta kindi uba ukora usibye kutubwira nabi, wagira ngo nta nubwo uzi ko wabyaye. Bigaragara ko uyu mugabo uri hano yabyaranye umwana n'uyu mugore, ariko adashaka ko abantu bose bari hano babimenya. Ese byagenze gute? Kurikira muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Umugabo yarinjiye rwose hano yijijisha nkaho nta cyabaye, gusa abantu bose aho ngaho muri resitora bari kumwitegereza bibaza impamvu asohoye uriya mucuruzi yari uri kwicururiza imbuto ze, amusohoye nta mpamvu. Akana ke k'agakobwa kari hano karangije kamubaza ati se papa, ko tubonye warakariye uriya muntu umusohoye habaye iki? Umugabo arangije avuga ati rwose mugore wanjye nta kidasanzwe cyabaye, nuko nabonaga rwose uriya muntu atangiye kutumenyera. Ati nibazaga naho izina ryanjye arizi bikanyobera. Wibuke ko uyu mugabo yitwa Gabriela. Ngo barakwereka muri ako kanya umugabo yabwiye umugore we ati mugore wanjye rwose reka twicare rwose nta kibazo pe, ati kandi ntubigireho ikibazo. Akana karangije karavuga ati papa nari nikanze rwose, nari ngize ngo uriya mwana ni uwawe. Ubwo umugabo barakwereka yahise ajijisha atangira guhamagara abakozi bo muri resitora ngo babe babakira. Gusa umugore wari kureba uburyo umugabo ari kwitwara akabona ntibisanzwe. Barakwereka umugabo n'umugore baratashye muri rwa rugo rwabo rwiza rwose, ubona ko ari abantu b'abakire bibera mu nyubako igeretse rwose. Umugabo batashye mu rugo gusa na n'ubu ntabwo yishimye bitewe n'ibintu byamubayeho kuri uyu munsi. Umubyeyi uri hano yahise abwira akana ke ati mwana wanjye rwose genda uba uryamye, ubu ngubu ndabizi wananiwe, genda uryame uruhuke. Ubwo umwana bahise bamwohereza mu cyumba arazamuka, umugore asigarana hano n'umugabo we. Gusa ibibaye mu kanya namwe ubwanyu mwabyiboneye. Ubwo umugore yaje hano ari kubwira umugabo we ati ariko njye ntabwo mbyumva neza, uri kumva uriya mugore izina ryawe yaba yarikuye he, kubera iki yaje kwihamagarishwa mu buryo budasanzwe nka kuriya? Umva umugore aracyahata ibibazo umugabo we. Bigaragara ko uyu mugore nawe ashobora kuba yamuketse ko uyu mugabo yaba yarabanyeho n'uriya mugore w'umukene. Gusa umugabo uri hano disi ntabwo ashaka kubyemera, ari gukora ibishoboka byose ngo yumvishe umugore babanye muri ubu buzima bw'ubukire kuri uyu mugore ntahamuzi nta naho bahuriye. Naje amubwira ati mugore wanjye rwose sinzi impamvu utarimo kunyumva, ariko icyo nakubwira cyo uriya mugore nta hantu na hamwe nziranye nawe pe. Ese mu by'ukuri ushatse kuvuga ko ibintu nkubwira utajya ubyizera? Niko ubifata ntabwo ujya unyizera mu buzima bwawe? Umugore yaje amubwira ati ariko ntabwo ari icyo nayishatse kuvuga. Umugabo nawe aramubwira ati rero ngewe mu by'ukuri ndakwizera, kandi ntabwo numva ko wakamfashe gutyo pe.
ngo ni imitwe umugabo hano yatangiye guteka umugore we. Umugore araje avuga ati oke sheri, nta kibazo rwose, mbabarire kuba nari nabifashe nabi. Barakwereka umugabo uri hano, bigaragara ko hari ikindi kintu wari gutekereza gitandukanye n'icyo abwiye umugore we. Gusa umugore we nawe yaramuhobeye, ariko ubona ko afite urujijo rwinshi cyane. Umugabo uri hano barakwereka amasaha yarakomeje aricuma, babandi nabo bigendeye bari gucuruza hano ibintu ku muhanda, bari kureba ko rwose babona uko biberaho, wa mugore ndetse n'umwana we w'umukene. Ubwo barakwereka akana kari hano inzara yakishe, ubona ko kari kugenda rwose gashima kunda. Mama wako akabonye araza arakabaza ati wa mwana we, ufite ikihe kibazo ko utari kuza ngo ucuruze turebe ko turaza kubona icyo kurya? Ati humura rwose uyu munsi ndaza kukugurira ibyo kurya byinshi pe. Ati rero vayo ducuruze turebe ko twabona amafaranga. Ati kandi wa mwana ujye ugira umurava kugira ngo ubone uko uzibeshaho mu buzima buzaza. Akana karanje karavuga ati nibyo mama. Ati rero noneho vayo ducuruze vuba vuba rwose turebe ko twabona amafaranga. Ndetse uyu mumama kubera ubuzima bugoye yiberamo, we n'akana ke baba bakuru uko bashoboye ngo barebe ko nibura barya. Barakwereka barakomeje baracuruza hano ku muhanda, buri modoka yose igiye inyuraho bayihagarika. Kwereka wa mugabo nawe yahise aza hano kugira ngo yihanangirize umugore we, umugore we arekera aho ngaho kumumenyera. Ubwo ngubwo umugabo yaraje hano aparika iruhande rwaho umugore yari ari gucuruza ndetse n'akana. Ku mugore amubonye hano ahita ahamagara akana kagashyira inyuma, arikanga kuko umugabo yaraje arakaye cyane. Umugore araje amubaza ati se wowe kuri kuza ureba nk'intare yica habaye iki? Umugabo araje amubwira ati ariko wa mugore we, nakubwiye ngo iki? Ni rimwe kabiri nkubuza kunyicira ubuzima, buriya ejo waje mwira restaurant wumva uri gutekereza ngo iki? Umugore araje amubwira ati se kandi ugiye kujya unegeka naho njya? Umugabo aramubwira ati wa mugore we rero ndakubwiye ngo we n'uru rwana rwawe ntabwo nshaka kuzongera kubabona mu maso yanjye, hato mutazanyicira ubuzima ntabwo mbakeneye kuzongera kubabona pe. Akana karanje karavuga none se mama, niba papa adashaka kutubona waje tukigendera? Umugore uri hano araje avuga ati wa mugabo mu by'ukuri ibi byose ukora ndabizi neza ko uzabyicuza. Ati kwifata ukita umwana wawe ngo ni urwana nkaho utigeze ubyara, kandi none ukaba waragiye kurera abana bo mu ngo z'abandi utigeze ubyara. Ese ni gutya amafaranga yaguhinduye? Umugabo aranje avuga ati ariko se uravuga amafaranga, ubundi ni iki waba uzi ku mafaranga? Ati wa mugore w'icyo nakubwira cyo amafaranga atuma abantu bahinduka, gusa nanone mugomba kuva aha ngaha mukareka kunyangiriza ubuzima. Umugore aranje avuga ati wa mugabo we nawe ibyo wadukoreye rwose ntago ari byo, ugomba kuba wabiryoza. Umugabo aranje avuga ati ariko wa mugore wowe umwanga urinde, nakubwiye ngo sinshaka kuzongera kukubona. Ese uragira ngo misubire mu cyo zingahe? We n'uwo mwana wawe mushaka ahantu mu burira musubire mu cyari wanyu nimukaze hano mu mujyi kunesha umutwe. Umugore aranje avuga ati mwana wavuye twigendere rwose, papa we ndabizi neza ko azatwicuza. Ko barakwereka umugabo yirukanye hano umugore we n'umwana we, nyuma yuko abataye ahise abirukana no mu mujyi ngo hatatazongera gukubitana n'abari kumwe n'umugore we, kuko yabonye ko umugore we yabigenzeho cyane. Barakwereka disi babandi bisigariye mu rugo rwabo rw'abakene, bari hano bari kureba uko barya. Umugore ari hano ari kumwe n'umwana we bari kugabura amatungo yabo mu rugo. Akana karanje karamubaza ati ariko se mama, papa azagaruka kubana natwe ryari? Disi utwana two murabizi ntago tuba tuzi ngo ni ibiki biri kujya mbere, nta nubwo tuba tuzi biri kuba. Umubyeyi arangije abwira umwana we ati wa mwana ugomba kwihangana kandi ukiga kubaho mu buzima nk'ubu ngubu. Ati ariko papa wawe we ntukamumbazeho pe. Akana disi ko nta kibazo na kimwe kaba kifitiye, kabazaga mama wako kamubaza ise, umugore akabura n'ibyo asubiza umwana. Ese wowe hano uri uyu mubyeyi wasubiza iki umwana wawe? Umubyeyi arangije aramubwira ati wa mwana we rero ugomba kurya rwose ukagira ubuzima bwiza, papa we ntabwo ugomba kujya umutekerezaho buri munsi. Akana karanje karavuga ati mu by'ukuri ngiye ndumva mukumbuye. Ati ariko se wa mwana we nzakubwira kugeza ryari? Papa wambere ibibazo nawe ugerekeho kumbera ikibazo. Ati ntugakumbure papa wawe. Akana gakomeza kubwira mama wako ko gakumbuye se. Umubyeyi arangije aramubwira ati wa mwana we, ese ntabwo wigeze ubona ibyo papa wawe yankoreye? We ntabwo ushaka kubibona ibintu papa wawe yankoreye? Yerwa twirukana hariya mu mujyi n'ahantu hose adusebya utareba. Akana karangije karavuga ati ariko mama, ni papa uriya niwe papa wambyaye, none se nzabaho nafite papa wambyaye abandi bana bafite base? Umva kana amagambo kari kubaza mama wako. Umubyeyi disi hano byaramucanze abura n'icyo abwira umwana we. Akana karangije karamubwira ati mama, njyewe rimwe rwose nzajya kureba papa wanjye kandi ndabikwiziza. Ati wa mwana we reka tugaburire amatungo yacu, ibyo ngibyo ntukagume kubitekerezaho, ibyo ngibyo ntabwo ari byo by'ingenzi. Papa wawe ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi ugomba kujya uhora utekerezaho, ndetse ntabwo ari cyo kibazo uzajya uhora umbaza. Ati dufite byinshi byo kurwana nabyo,
rero ibya papa wawe byo reka tujye tubikuramo. N'umubyeyi uri kubwira umwana we, gusa disi nawe nubwo ari kumubwira gutyo urabona ko agahinda kamwishe atishimye. Ibaze nawe kubona umwana ahora kubaza se, ubona se w'uwo mwana nawe ari kugukorera biriya. Barakwereka wa mugabo wataye umuryango we hano muri famiye z'abakire rwose, babyutse bakorera akana kaba anniversaire, babyuka bakaririmbira ati wakanawe rwose isabukuru nziza y'amavuko. Ubwo umugabo hano yaje kwita ku bana b'abandi, kandi wibuke ko hari abana be yataye mu cyaro. Ubwo disi umugabo yafatanije hano n'umugore we baririmbira akana kabo kari kagisinziriye. Namwe byo gushimisha abana murabizi, ni ukwirwa mutekereza surprise mwabakorera ngo murebe ko nibura abana bakishima. Ababyeyi mujye mushimisha abana banyu, ni ibintu byiza. Ubwo barakwereka hano umugabo ndetse n'umugore we baririmbiye akana kabo bari bakazaniye n'impano ndetse na kato yo kugahereza ku munsi wako mukuru w'amavuko. Ubwo akana disi karayijimije, akana karishima. Umugore aranje avuga ati wa mwana we, nafatanyije na papa wawe kugira ngo tugutegurire ibi ngibi. Umugabo nawe aranje avuga ati wa mwana we, twashatse kukwereka urukundo, rero dore njye ni ibi ngibi nka papa we nakuzaniye. Umugabo hano yiyita se w'uyu mwana, gusa uyu mugabo muri uru rugo yaje yinjira nta mwana yigeze abyaramo, twe turabizi umwana we yamutaye mu cyaro. Akana karanje karavuga kati papa, mu by'ukuri ndagukunda ku bintu byose ugenda unkorera pe. Bigaragara ko uyu mugabo akora ibishoboka byose ngashimisha aka kana k'uyu mugore kugira ngo nibura arebe ko yagumana n'uyu mugore. Akana bagahaye impano karanje karagenda karazipfundura ngo karebe ibintu baba bakazaniye, kagenda gasangamo udukinisho tw'abana twinshi cyane. Karanje karavuga ati mama na papa, mu by'ukuri mwakoze, wagira ngo mwari muzi ko tutuntu nukunda pe. Umubyeyi wa karanje akabwira ati wa mwana we, njye na papa we ibi ngibi tuba tugomba kubigukorera, ndetse muri harimo n'utundi twishira n'utwo ngutwo uraza kudukunda pe. Barakwereka umugabo n'umugore bavuye gukorera umwana wabo isabukuru y'amavuko, bahise bagaruka hano. Umugore arangije abwira umugabo we ati mugabo wanjye rero ndakwinginze rwose umbabarire pe, ateje ubundi nakubwiye nabi nkushinze uriya mugore w'umukene wari wadusanze muri resitora, ati ndakwinginze umbabarire, ntago nagombaga kukwitwaraho kuriya. Ubwo umugore hano yaje atangira gusaba imbabazi umugabo uri hano. Umugabo nawe arangije aramusomera amubwira ati mugore wanjye rwose urabizi ko njye nagutekerezaho ikintu kibi uko byagenda kose pe, ati iteka ryose mba ni kugutekerezaho ikintu cyiza, rero nta mpamvu yo kugira ngo uhangayike rwose wumve ko hari igikuba cyacitse. Njye nawe iteka ryose tuba turi kumwe kandi tuba turi mu murongo umwe. Umugore arangije avuga ati mu by'ukuri rero reka nizere ko ibintu nakubwiye byose bitigeze bikubabaza pe, ati kandi naho uriya yaba ari umugore wawe wagenda ukamureba, njye ntacyo bintwaye. Umugabo arangije aravuga ati ariko nanone ndumva bigabiye rwose pe, kandi mu by'ukuri njyewe ejo narabikubwiye ndabigusobanura byose, ni wowe mugore mfite ndetse n'umwana dufite ahangaha n'umwe, sinzi abandi aho baba bari kuba. Ati bariya bose nabo nzi nk'uko nabikubwiye ejo, rero ndakwinginze ntukomeze kubigarura pe. Ati mu by'ukuri rero nanjye ejo numvaga rwose ndemerewe kuba uriya mugore w'umukene kuriya yari ari kumpamagara kandi namuzi. Umugabo hano yigira imfura, yigira umwana mwiza. Umugore warangije amubwira ati rega wa mugabo uri mwiza, buri wese yakwifuza ndetse n'uriya mugore yakwifuza. Icyo uyu mugore atazi ni uko uyu mugabo uwo ari kuvuga ari umugore we ndetse babyaranye n'umwana w'umuhungu. Umugabo hano yarakomeje asobanurira umugore we, umugore nawe akomeza kumwumvisha uburyo ibyabaye byose nta kibazo na kimwe yigeze abigiraho. Umugore arangije aramubwira ati ubu ngubu ni njye nawe hano tugomba kwibanira twishimiye iby'abandi bantu bose tukabyirengagiza, nta muntu n'umwe ugomba kubyitaho pe. Ati tugomba kurera umwana wacu akiga agakura, ndetse njye nawe tukazabyarana abandi bana ari kuri wacu amaze gukura. Ati se sibyo mugabo wanjye? Umugabo arangije aravuga ati yego rwose nibyo. Umugore arangije aramubwira ati reka ngende noneho turi buze gusubira, reka mbe najya mu kazi. Ngo barakwereka umugabo yasigaye hano mu rugo. Umugore yari amubwiye ko agiye hehe, agiye mu kazi. Gusa umugabo nawe gukura umutima kuri uriya mugore we yakomeje abwira nabi byanze kumuvamo burundu, ari kuguma atekereza umugore we. Umugabo arangije aribaza ati ariko se mana yanjye, uriya mugore koko kubera icyo ari kungarukira mu buzima, ko nari nzi ko namusize inyuma numva bitazangarukira mu buzima, byagenze gute koko? Ati mu by'ukuri biriya bintu nari nzi ko ahashize sinumvaga ko bizakomeza bikankurikirana kugeza na n'izi saha. Ati niba hari n'ikintu kiri kumurya mu mutwe. Barakwereka umugabo ibyabaye byose hano yatangiye kubyibuka uburyo yasize umugore we, ngo bari babanye kandi neza. Umugabo umunsi umwe arivumbura aravuga ati ngiye ngomba kugenda. Umugore arangije amubaza ati ariko se wa mugabo we, uransigana n'umwana wacu koko ngo ujye hehe? Urabona umwana wacu nzamwifasha kumurera? Umugabo arangije amubwira ati wa mugore we rero
niba nafashe umwanzuro nawe ufashe ko nagomba gukomeza kubana nawe, ndeka njye mfite business zanjye ngiyemo. Umugore arakomeza aramurira aramubwira ati mugabo wanjye nakwinginze ntutsige, ati izo business ugiyemo twazikorana hano twembi turi kumwe, ati ariko ntunahana umwana wacu pe, ati wenda mbwira ko hari ahandi hantu ugiye uri buhite ugaruka, ariko ntumbwire ko utazagaruka ndakwinginze. Umugabo arangije avuga ati ariko wa mugore ugira amatwi, ndakubwira kugeza ryari, njyewe ntabwo nzigera ngaruka kubana nawe, mfite ibintu byanjye ngiyemo, ndeka nifite ibibazo byanjye, sinkeneye kubivanga n'ibyawe pe, ati kandi icyo nagusaba cyo unyibagirwe ntuzigere unkurikirana uze kuvangira ubuzima bwanjye aho nzaba nibereye hose. Uyu ni umunsi uyu mugabo yataga umugore we, arakwereka umugore yasigaye hano arira yabuze akepfo na ruguru, rwose yararize cyane ubona ko byari bimubabaje. Ibaze nawe umugabo wawe kwifata akagutana n'umwana wawe, ni ibintu biba bibabaje cyane. Umugore yasigaye hano arira rwose yabuze icyo akora, yibaza ukuntu agiye kubaho disi n'umwana we, yibaza n'uburyo agiye kumurera. Murabizi abagabo akenshi nibo baba batunze urugo. Umugabo hano byakomeje kumuza mu mutwe, arangije aravuga ati no, gute biriya bintu koko bikomeza kungaruka mu ntekerezo. Ngo yahise azashaka n'icyo yakora ngo arebe ko nibura yakibagirwa biriya bintu byose byabaye. Arangije aravuga ati wa mugore rwose ntugomba kunyangiriza ubuzima, ntugomba kungarukira mu mutwe ngo unyangirize ubuzima pe, ati ibyanjye nawe ni hariya byarangiriye kandi sinshaka ko njye nawe twongera gusubirana. Ngo n'umugabo uri hano arakwereka umugabo iminsi yarakomeje iricuma, gusa wibuke ko yataye umuryango wiwe. Arakwereka kuri rwa rugo rw'abakene wa mugore ndetse n'umwana we, akana hano kari kazindutse gakora amasuku. Umugabo nawe yazindukiye muri rwa rugo avuga ati umurika njye kureba uriya muntu uhora unesha umutwe. Umugabo yazindutse hano rwose ubona ko afite akantu kakiyemera ari kwirata cyane nk'umuntu rwose uje mu rugo rw'abakene kandi wari umukire. Akana karangije karavuga ati papa mu by'ukuri nari nkukumbuye pe. Akana kamuhobeye disi umugabo nta no kwita ko ari umwana we yabyaye kari amaraso ye, ahita asunika umwana we hasi. Umwana arangije ararakara cyane. Umugabo arangije amubwira ati warwana we, ese ni gutyo mama yagutoje ngo ujye wubaha abantu bakuru? Ati njyewe ntabwo ndi papa wawe. Umva umugabo ngo arihakana umwana we. Umugore yumvishe umugabo ari kuvugira hanze aho ngo ari kubwira umwana we nabi, aza yirukanka ngo arebe icyabaye. Umugore arangije aravuga ati ariko se wowe gute watinyuka kutugarukira mu rugo kandi niba waratwirukanye mu mujyi ukatwirukana he hose we ni wagumayo? Umugore arangije abwira akana ati mwana wanjye genda uri gukina umupira ndaje mufate. Umugabo arangije avuga ati wa mugore we rero ndakurambiye guhora ungarukira mu ntekerezo, ndakurambiye guhora ungarukira mu bwonko unesha umutwe. Barakwereka akana kaje gake gake komboka, karangije gafungura butu y'imodoka hano, imodoka y'uriya mugabo, kandi bibuke akana bari bagahaye umupira ngo kaze kabigakina. Akana karangije gahita kinjira muri butu y'imodoka. Reka umugabo rero aze kugenda agatware. Mukurikira akantu ku kandi, mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye kugira ngo inkuru dushyiraho buri munsi zijye zigushyikiraho ku gihe. Shyira igitekerezo cyawe muri comment kandi n'uburyo wabonye iyi nkuru kugira ngo bitwereke ko nibura inkuru zacu hari icyo zibafasha. Niba iyi nkuru kandi nanone yakuryoheye, kora share ku zindi nshuti zawe zibona iyi nkuru, mwese mufatanye kwishima. Barakwereka umugabo n'agasuzuguro kenshi yakuyeyo amafaranga, arangije ajugunyira umugore we. Aramubwira ati wa mugore wenda kwihanangirije ntuzongere kugaruka kunesha umutwe, ati ayo mafaranga muyakoreshe ariko mugabanye kuza mu mujyi mutesha umutwe mu muhanda mutezamo akavuyo. Umugabo yaraje asuzugurira umugore we mu rugo yamutayemo, arangije arigendera. Ubwo barakwereka disi umugore yasigaye hano arakaye kubona umuntu wari umugabo wawe aza agafata amafaranga akakujugunyira nk'imbwa. Umugore yasigaye arakaye, arangije aramubwira ati wa mugore nk'uko nabikubwiye uzicuza buri kimwe cyose ku byo wankoreye, ndabizi nawe ntabwo iherezo ryawe rizakugendekera neza, ati ibi byose ugenda unkorera amaherezo nawe bizakugarukira. Ubwo n'umugore yabwiraga umugabo we, gusa umugabo we yari yibereye mu modoka ari kurenga, nta kintu na kimwe byari bimubwiye. Umugore arangije yibuka ko hano yari ari kumwe n'umwana we, atangira guhamagara umwana we, arakomeza aramuhamagara gusa ntabwo yari arimo kumubona aho ngaho. Ubwo arakomeje arakurikira ngo arebe ko yabona umwana we hafi aho kuko yari amuhaye umupira ngo abakina. Barakwereka kuri rwa rugo rw'abakire, umugabo yari agarutse hano mu rugo araparika, yinjira mu nzu gusa yuko akana kari kagiye muri butu, karangije kavamo karavuga ati ahangaha se kandi niho kwa papa. Akana ko disi nta nubwo kaba karakariye se, kaba kumva kakiri se kandi nta n'icyo agatwaye, gusa yuko ko umugabo we ntabwo aba agashaka. Akana urabona rwose ko isura yahindanye, gasa nabi, kanambaye nabi kubera ko ntabwo gafite ababyeyi bose ngo bakiteho, ndetse na mama w'ubuzima buba bumugoye. Barakwereka akana kaje gahamagara hano, gusa wibuke ko umugabo avuye kubaha amafaranga
ngo batazongera kugaruka kumwangiriza ubuzima, ari amafaranga ajya bafasha hepfo iriya mu cyaro aho bari bari. Akana karaje hano, namwe iby'abana murabizi, karangije kabona igare. Gusa bibuka ko muri uru rugo bafite nabo umwana. Akana kabonye igare nta n'ibintu byinshi, kahise kirukanka ngo kabe kariryaho umunyenga, nako kumva uko bimera kuko akana nk'aka n'ubundi nta hantu kaba karabonye igare. Akana karaje kaba kikatisa ku igare kirira umunyenga. Gusa yuko iri gare rifite nyiraryo. Barakwereka ka kana ko mu bakire karaje, karangije karavuga ati se wowe kandi urinde utinyuka ukangira ku gare, ati wageze hano gute? Akana karangije karavuga ati ngiye rero nageze hano nzanye na papa. Agakobwa kari hano karangije karakabaza kati se papa wowe ufite papa we hano? Akana k'agahungu karangije karavuga ati yego nyine, ati se urashonje nk'uha ibyo kurya kuko papa wowe nawe waba ufite hano pe, ati ahubwo mbwira niba ushonje mbe naguha ibyo kurya. Akana karaje karavuga ati yego rwose ndashonje nyihera ibyo kurya, atariga n'ubundi nabibonaga wakana we kuri wamfunguriye, ati bivuga karukareka guteka imitwe, ati mu by'ukuri papa wanjye arimo hano muri iyi nzu pe, atari ko se wakana ibintu uri kuvuga nibyo? Agakobwa kari hano kanze kubyumva, ati urumva papa yaza ute hano? Ati muri iyi nzu hasigayemo mama wanjye ndetse na papa wanjye nta wundi mugabo urimo. Agahungu kari hano karangije karavuga ati none se wanyihereye ibyo kurya nk'uko wari ubimbwiye nkirira ko numva nshonje? Agahungu gateze ngo bagahe umukobwa wari uri hano kugira ngo akana k'agahungu ahita bimena hasi disi ngo kabitoragure hasi. Reba ukuntu aka kana k'agakobwa bakareze nabi ngo kahise kabimena hasi. Gusa umwana w'umuhungu uri hano kubera ko inzara n'ubundi yamwishe yaratoraguye aririra nta kibazo na kimwe yifitiye. Umugore nawe yakomeje kwiruka areba aho hafi muri karitsiye zabo ko yabona umwana we. Gusa atangira kwibuka ko umwana we yamubwiye ngarashaka kujya kwirebera papa we. Tavuga ati ntago byimvisha rwose, ibaze uyu mwana abaye yakurikiye papa we. Ati si ibi bintu birashoboka? Ati hoya we, ati ibi bintu ntago nshaka kubyumva pe. Umugore yahise abyibuka ko umwana amaze iminsi amubwira ko ashaka kujya kureba papa we. Bigaragara ko uyu umugore yahise yibuka ko umwana yaba yagiye kureba nde isi. Umugore araje avuga ati mwana yanjye ndakwinginze umbabarire rwose uyu mwana wanjye ataza kuba ariho yagiye, kuko uyu mugabo yaravuye mu rugo abihanangirije ati nimugaruka kunyangiriza ubuzima, ati ntamwe ubwanyu nzabwangiza kurushaho. Akana disi karari ibyo bareba kameneye hasi, karangije karavuga ati mu by'ukuri utuntu uri kurya ati turaryoshye pe. Agakobwa karangije karakabwira kati se none kurangije kurya wagiye kandi aturacyakina ibindi byo kurya nguhereze usohoke mu rugo rwacu ugende? Agahungu kari hano karangije karavuga ati se ndajya hehe kandi naje kureba papa wanjye? Barakwereka umubyeyi uri hano w'umumama yahise asohoka ngo arebe umwana we w'umukobwa wari kuvugana nawe, asanga ni akana k'agahungu gatoya cyane. Arangije amubaza ati se aka gahungu kandi kavuye hehe, kari kubaza iki? Ati mama uzi ko aka kana kari kumbwira ngo kaje kureba papa wako hano. Ngo arahita yikanga kubera ko yabonye akana abona amaso saa ya mbere yigeze kukabonaho. Arangije arakabwira ati wakana we se papa we hano ari hehe? Ati na papa wawe uri hano. Atari ko se wakana we ko mbona usa nk'umwana nigeze kubona muri resitora? Ati yego rwose njye ariko naje kwirebera papa wanjye hano nuko mutari kubyumva. Umugore nawe arikanga arangije aravuga ati ye papa we se kandi hano hafite papa wawe? Ati yego nyine naje no mu modoka ye. Barakwereka umugabo nawe yaraje hano ngo ajyane na famiye ye, ababonye akana ke kaje hano. Arangije arikanga aravuga ati ye ntibishoboka. Akana nta no kwihangana ngo gaceceke kahise gahamagara ati papa, ati rwose nari mutegereje pe. Umugabo arangije arikanga. Umugore uri hano nawe arangije aravuga ati ariko se wa mugabo we ibi ngibi kutigeze ubimbwira kandi havuyemo ibyejo bundi kuri resitora none hahise hazamo n'ibi ngibi? Ati se uyu mwana ntabwo muzi? Umugabo arangije aravuga ati ariko se urabona umwana usa gutya ngiye naba muzi hehe? Umugore arangije aravuga ati wa mugabo ndakwinginze ceceka. Ati se urabona uyu mwana byari ubwa mbere mubonye? Uyu mwana ntago ari wa wundi twigeze kubona muri resitora. Akana karangije karavuga ati ariko se papa kubera iki wavuga ko utanzi? Umugore uri hano arangije aravuga ati wa mugabo we ndabona hari ibintu byinshi umishe kandi ugomba kumbwira pe. Umugore arangije abaza akana ati wa mwana we ejo bundi wazanye na mama we muri resitora cyangwa? Ati yego rwose nazanye na mama. Umugore arangije abwira umugabo ati wa mugabo rero ibi ngibi byose ugomba kubinsobanura neza. Ati gute wifata ukihakana umwana wawe kandi atubwira ko mwazanye no mu modoka? Ati se kweri nahangaha bigeze koko? Umva umugore barakwereka umugore nawe yaje yirukanka ashaka umwana we kubera ko yari yaketse aho umwana yagiye, aza yirukanka cyane ari kurira yakekaga ko umwana we baba banamugiriye nabi. Arangije kubw'amahirwe asanga umwana we nta kibazo na kimwe yigeze agira. Ati mwana wanjye mu by'ukuri kuki wifata ukagenda tutari kumwe koko? Umugore w'uyu mugabo akibona uyu mugore uje yirukanka abaza umwana we ahita abona koko amaso saa ya mbere abona n'ubwa mbere amubonye. Umugore nawe arebye imbere
nta nubwo yari yiteye kureba abantu akana ke kari kumwe nabo, abona umugabo we, umugore ndetse n'akandi kana k'agakobwa. Arangije arikanga cyane aravuga ati rwose mubabarire umwana wanjye, ntabwo nari mbizi ko ari buze hano pe. Umugore wo mu bakire arangije amubaza ati se none uyu mugabo ni uwawe cyangwa ntabwo ari uwawe? Ati yego rwose uwo mugabo niwe twabyaranye uyu mwana. Umugore arabyikiriza ati ariko mu by'ukuri ntiwakumva ibyo yankuriye nyuma y'uko tubyaranye uyu mwana pe. Umugore wo mu bakire uri hano nawe yarikanze yumvisha ibyo uyu mugabo yakoze. Umugabo wifata agata umugore we nta kintu na kimwe bapfuye, agata umugore we afite umwana mukuru. Umugore arangije avuga ati wa mugabo wishe ubuzima bwanjye, sinzigera nkubabarira hamwe na rimwe. Ati se ubwo urumva ubu rero uzabaho umwana w'abandi utarabashije kubuha umwana wawe wibyariye? Ati umwana wawe waramutaye ari mutoya. Ati rwose ndabizi ko ntabwo uzashobora kubitaho, igihe nikigera uzabata, ubu ngubu nuko utarabona uburyo. Ati wa mugabo we mu by'ukuri uri umuhemu. Umugabo arangije abwira umugore uri hano. Umugore yari atangiye guhamuka yumva ko ibyo uyu mugabo yakoze nawe azabibakorera. Umugabo atangiye kumubwira ati wa mugore we vayo twigire mu nzu abanga babihorere. Umugore we ahita amukubita urushyi. Ati ariko se ubwo ibyo ushaka kuvuga ni ibiki? Ati gute wakifata ugata abantu bawe, umugore mwakundanye mukiri bato mugashakana mukabyarana, warangije ukavuga ngo uje kutwitaho? Umugabo arangije avuga ati wana abangaba wibitaho bihorere. Gusa disi bigaragara ko umugore uri hano w'umukene yibabariye ndetse afite agahinda k'ibyo yatewe n'uyu mugabo. Ubwo uyu mugore wo mu bakire nawe yaramwitegereje arebye umugabo we koko abona ibintu yakoze ntago ari byo, abona ibintu yakoze nta mutima afite. Uyu mugore wo mu bakire disi yararebye nawe atangira kwibona muri iyi shusho y'uyu mudamu, atangira kwibona umugabo we yaramutaye, atangira kwibona abayeho ubuzima nk'ubu ngubu bugoye. Umugabo warangije atangira kumusaba imbabazi ati mugore wanjye rwose ndakwinginze mbabarire ko ibi nigeze mbikubwira. Akana karangije karavuga ati mama uzi ko naje mu modoka ya papa? Umugore arangije avuga ati wa mwana we nk'uko nakubwiye uriya ntabwo ari papa, ugomba kumwibagirwa, uriya ni inyamaswa, igihe kugihe azakugira nabi, ahubwo vayo twigendere. Barakwereka umugore yahise atwara umwana we. Gusa umugabo hano asigaye n'undi mugore we wo mu bakire, n'uyu mugore yari yisubiye avuga ati wa mugabo we maze kubona ko nta mutima ugira, gute wifata koko ukambwira ko nta mugore ugira nta mwana ugira kandi ufite umwana warabyaye ndetse ubuzima bwawe bubakomereye? Ati koko nk'uko uriya mugore abivuze uzabasha ute kwita ku mwana wanjye utaritaye ku mwana wawe wabyaye amaraso yawe? Ati urumva uyu wanjye wasanze mfite ari uzabasha kwitaho? Umugabo arangije aravuga ati ariko wa mugore urabizi ko ngukunda kandi ni kenshi mbikugaragariza pe. Ati ntibyakabaye impamvu y'uko unyitwaraho gutyo. Umugore arangije amubwira ati wa mugabo we rero ndakwinginze rwose reka ibintu byanjye nawe aba ari hano birangirira, ntabwo ibintu byanjye nawe byakomeza gutya nyibibona ko hari umugore wataye ndetse n'umwana ndetse bari kwandavura mu isi ya hano hanze. Ati reka ibyanjye nawe birangirira aha. Barakwereka umugabo ibye hano muri uruga rw'abakire yari arimo naho ntabwo byamugendekeye neza. Arangije afata akana arakabwira ati rati mwana wa ubona natakwitaho nk'uko bikwiye? Akana karangije karavuga ati ndekura wowe ntabwo uri papa, ntabwo wambyaye. Disi umugabo hano byaramurenze byaramucanze cyane aravuga ati se ubu koko nkoze iki? Atangira kurira. Urebe rwose kugira nabi ukabisanga iyo ugiye ndetse wanagira neza ukabisanga iyo ugiye. Yataye umugore we agiye kubana n'umugore w'abakire, none muri izi saha n'umugore w'abakire wo mu bakire aramwihakanya aramubwira ati rwose ntabwo waba utarashoboye kwita ku mwana wabyaye amaraso yawe ngo ubashe kunyitaho ngiye waje usanga, cyangwa se ngo ubashe kwita ku mwana wacu tutigeze tubyarana. Barakwereka umugabo yarazindutse ari gupakira mu modoka ibintu byose ngo agende. Umugore warangije araza aramuhamagara ati Gabriel we. Gabriel arangije aravuga ati mugore wanjye rwose ese wabumbabariye? Ati mu by'ukuri nari negereje imbabazi zawe n'ubundi nari mbize kuri bumbabarire. Umugore arangije aramwishikuza ati wa mugabo ndakwinginze ndekura. Umugabo arangije amubaza ati se kandi ni ibiki kuje mbona warakaye? Niba udashaka no kumbabarira ni ngombwa ngo uze wandakariye gutya? Umugore arangije amubwira ati mu by'ukuri rero ntabwo nibuze gutuma ugenda n'imodoka yanjye, ndakwinginze rwose iyi modoka nk'uko waje uyisanga hano mereza urufunguzo rwayo ntabwo yibuze kwitwara. Rero umugabo akunda ibibazo bimubanye ibibazo rwose yumvaga yibarira muri kategori y'abakire, yumvaga nawe ari umukire mu bandi agenda mu modoka yumva ameze neza, yibagiwe ko iyo modoka aho yayisanze isaha ku isaha abaye mwaka. Barakwereka umugore hano yahise amwaka urufunguzo rw'imodoka. Umugabo byaramucanza buri icyo akora, yibaza icyo agiye gukora muri we biramuyobera. Gusa nta kundi yari afite kubigenza, ubwo ngubwo yagombaga gufata amabaga ye hano akajya gutega amabisi akajya kureba wa mugore we yataye. Ese wa mugore yataye we araza kumwemera? Kurikire muraza gusobanukirwa.
ubwo barakwereka umugabo yatangiye gukuramo imizigo yose yari yapakiye mu modoka kuko n'imodoka bari bamaze kuyimwaka, arimo gushaka uburyo yataha ndetse agiye gutaha ibintu byose abyikoreye mu ntoki. Murebe ukuntu ubuzima uyu munsi buba ari bwiza, gusa mu kanya gatoya nk'ako guhumbya ubuzima bukaba burakwihindutse. Ubwo umugabo hano yatangiye kugenda n'amaguru, areba inzu nziza avuyemo, areba ahantu heza avuye, areba imodoka nziza asize, gusa nta kundi byari kugenda, yagombaga gusubira muri rwa rugo rwe rwa kera yataye, agasubira kubana na wa mugore. Gusa situzi niba umugore waramwemera. Barakwereka akana hano kibereye, akana rwose nako kari gushaka uburyo kakibarigirwa papa wako. Muri ako kanya kajya kubona ise araje, karanje karamagara ati mama, ati papa nguyu yaje kudusura. Urebe icyo akana katazi nuko se aho yarari byanze rwose bamwirukanye mu rugo rw'abandi. Umugore aranje aravuga ati wa mwana rwose genda uba ugiye mu cyumba cyawe, ndaje nkuvugisha, kandi narakubwiye na mbere hose uyu nguyu ntago ari papa wawe. Ati yego mama, kandi agahita akirukanka. Ese uyu mugore urakaye gutya arababarira uyu mugabo? Umugore aranje aramubaza ati se kandi wa mugabo we uri kwirukanka ujya he n'amabaga? Umugabo aranje aravuga ati nk'abandi bagabo bose ndagarutse mu rugo rwanjye. Ati se si ibintu byumvikana kandi? Ati ngenda agarutse mu rugo rwanjye kandi nta kidasanzwe kirimo. Ese na n'ubu ntabwo uri buze kunyakira wirirwa gundirira hariya ku muhanda ngo mbe nagufasha? Umugore yumvisha uburyo umugabo agifite agasuzuguro, ndetse umugore akurana hano ku nzu ujya akivugisha ataha ahantu haranduye cyane. Umugore aravuga ati rwose uyu mugabo sinzi koko niba namubabarira. Umugore aranje aravuga ati ariko wa mugabo, hanyuma y'ibyo nkoreye rwose urumva ubu ngubu ngiye nakwemera tukongera tukabana? Ati icyo ngicyo rwose ni ikintu kidashoboka. Ati nzabaho ubuzima bwanjye bubi, mbeho nabi uko byangendekera kose, niyo byaba bigeze kuri revo ngiye gupfa sinzigera nemera kubana nawe. Ati se muri aka kanya wibagiwe uburyo wangije ubuzima bwanjye? Ubwo ni umugore. Ati wa mugabo waba wibagirwa vuba niba muri aka kanya gatoya rwose wibagiwe ubuzima wambesheje mu pe. Ati mu by'ukuri shaka ahandi hantu ujya umvira aha, sinkeneye kuzongera kukubona nk'uko nawe wambwiye ko udakeneye kongera kumbona. Umugabo aranje amubaza ati ariko wa mugore we uyobe ko hano ari mu rugo rwanjye ngomba kuhazira igihe cyose nshakiye? Ati atari ko buryo utanashaka ngiye nagenda, mbafite abantu bose benshi rwose banyeneye. Ati wowe ntabwo uri kamara pe. Umugore aranje avuga ati wa mugabo we nk'uko ubivuze niba nari kamara rero shaka ahandi hantu ujya umvire mu rugo kuko hano rwose ntabwo tugukeneye. Njye n'umwana wanjye ubu ngubu tumeze neza udahari pe. Barakwereka umugore hano yahise akinga, aranje asigara arira disi. Ibaze nawe umuntu wakunze, umuntu mwabyaranye kumwirukana gutya. Gusa uyu mugore nawe nta kindi yari afite yakora, nta bundi buryo yari afite yabikoramo. Umugabo nk'uyu wamutaye na n'ubu ukiri kumwereka ko akimusuzugura, nta buryo yamwemerera ko babana. Umugore hano ntabwo yari yishimiye ibintu yari akoze. Umugore disi yarakomeje ararira, gusa nta kundi yari afite yabigenza. Murabizi namwe rwose ukuntu bigora gutandukana n'umuntu mwakundanaga. Umugabo nawe ibintu atakekaga, ibintu atimajinaga ko byaba ko muri urugo naho bahamwirukana, nibyo byamubayeho rwose. Araje aravuga ati ati wa mugore rwose kingura urugi cyangwa nkuhemukire nkugirire nabi. Umugabo yatangiye gukubita urugi. Umugabo yari ari hano rwose byamucanze kwibaza ikintu agiye gukora, ubuzima rwose butangiye gusa nkaho umurangiriyeho. Barakwereka nyuma y'igihe kinini, imyaka imaze kuba myinshi, hano hari umusaza muri gereza bari gufungura. Polisi aranje aramubwira ati rwose wa musaza we uri umunyamahirwe kuko wagize umuhungu w'umwavoka, akaba ari ugukuye mu byaha wari urimo ugafungura, naho ubundi wari kuzahira mu munyurupe. Umusaza aranje aramubwira ati ariko ngiye sinigeze mbyara. Umupolisi aranje aramubwira ati rwose sinzi niba warabyaye cyangwa se ari umwuzukuru wawe. Ati ariko dore nguriye umuntu ugukuyemo genda umurebe. Umusaza aranje aza hano, mukurikira muraza gusobanukirwa ngo uyu musaza ninde. Umusaza aranje arabaza ati se ni wowe waje wiyita umuhungu wanjye ukamfunguza? Umusore uri hano aranje aravuga ati yego rwose, gusa nk'uko utigeze ubimenya ngo nabihe agaciro na mbere hose, n'ubu ngubu ntabwo ari ngombwa kubyitaho niba nta mwana ugira koko, n'ubundi nta mwana ugira. Ngo ni umusore uri hano ari kubwira umusaza. Umusaza aranje aravuga ati se none kandi wowe waba uri? Umusaza atangira kudidimanga. Umusore aranje aramubwira ati rwose rekirira aho ngaho pe, nta mpamvu yo kuguma umbaza ngo nabandi. Ati wowe waketse rwose niwe. Bigaragara ko uyu musaza turi kubona hano ari wa mugabo wari warataye umugore wakagenda akajya kubana n'umugore wo mu bakire, ndetse uyu mwana w'umuhungu turi kubona hano nawe ndi kakane k'agahungu k'umugore w'umukene yari yarataye mu cyaro. Sinzi ngo uyu musaza byaje kumugendekera gute, gusa hari hashize imyaka myinshi cyane. Akana karanje karamubwira ati rwose wa musaza we n'ubundi ntabwo ubuzima bwari kukugendekera neza, nuko nguko wagombaga gusaza pe. Atariko n'ubundi ngiye nta mahitamo nari mfite,
uru nguru nirwo ruhare rwanjye nk'umwana wibyariye, ati ariko nawe ntugire ibindi byinshi uza kunsaba, ati ni iki ngiki cyonyine nagombaga kugukorera, naho nakosheje ubundi nakabaye narakwihoreye, kuko nawe ibyo wakoreye mama ni byinshi kandi biteye ubwoba pe. ngo ni umusore uri hano. Umusaza arangije avuga ati se none kandi ko nagiriye mama wawe nabi kubera iki waje kumfunguza iyo undeka nkapfiramo? Ati ndumva nta mpamvu wari ufite ituma iza kumfunguza, hanyuma y'ibyo nabakorewe na mama wawe nkabata ku muhanda nkabasebya. Umusore arangije avuga ati rwose nk'uko ubivuze twagombaga kukureka pe, atariko mu by'ukuri njyewe ntabwo meze nkawe, njyewe nandukanye nawe, ntabwo meze nkawe wataye umuryango wawe, ntabwo meze nkawe wihakanye umuryango wawe ndetse ukihakana n'umwana wabyaye. Ati ugomba kumenya mu buzima bwawe ko ibyo ukoze atari byo witurwa rimwe na rimwe, atariko atari uko ari byo uba ukwiye. Ati bivuze ko uyu musore ari kubwira umusaza ngo bagakwiye kuba bamureka, ariko ntabwo bivuze ko niba yaragize nabi ari ngombwa ko nawe bamugirira nabi. Umusore arangije amubwira ati rero wa musaza we nta n'impamvu yo kuvugana ibintu byinshi, reka tugende cyangwa se ugume ahangaha niba ntacyo bigutwaye, cyane ko n'ubundi wujya uvuga ko nta mwana ufite. Icyo nagombaga gukora njye nicyo kukurekuza kandi ndabona bakurekuye rwose. Umusaza arangije avuga ati wa musore rwose nubwo nakumenye neza ariko mu by'ukuri ndagushimiye pe. Ati ndagushimiye kubwo kubundekuye, ati ubanza umunyururu nari kuzawuheramo. ngo ni umusaza disi nubwo ari umugome nawe ntiyari kwibagirwa gushimira nde uyu musore. Umusore arangije aravuga ati okay nta kibazo rwose urakoze kuba unshimiye, ariko ibyo ngibyo nta muntu n'umwe ubyitayeho pe, kandi ibyo ngibyo ntabwo byanyibagiza agahinda waneye ariga, ibyo ngibyo ugomba kubyibuka ko bitanyibagiza agahinda waneye. Ati wa musaza ibintu wakoze rwose ugomba kubyicuza mu buzima bwawe bwose, ndetse nta na rimwe nzongera numa uhura na mama wambyaye pe. Ati nta hantu wakongera guhura na mama wambyaye ndetse sinakeneye ko muha mwahura. Reka mbashimire mwe mwadukurikiye guhera ku ntangiriro z'iyi nkuru ndetse kugera isoje. Niba utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe ndetse ushyira n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment. Inkuru zacu nakagaruka buri munsi. Bye bye, turabakunda cyane.